abagabiri bafite 4 n'igice, njyewe abanjye bafite 8, uyu munsi bujuje 8. urumva rero ibintu ndi kuvuga ndabizi, bagiye cyane gutangira kugira ibintu bafata. Rero uretse n'ibyo byose ariko n'Imana izagufasha. oya ibirimo None se nyuma y'aho duherukanira ubu ubona ari izihe mpinduka ku bana? bo impinduka ziriho Nimba hari umuntu bafite bakunda kurira uzatwandikira muri comment. Nawe tuzagusure turebe abo bana. Njye mba numva nshaka kumenyana n'abantu benshi babyaye abana batatu. Umunsi umwe ibiceri nibiboneka tukazakora akagoroba k'ababyeyi byibura nka 5 buri muntu ku bana be 3. ibyo bintu ni byiza Hazaba hari creche neza neza. Intwari wowe uzakomereza aho ngaho uzabona ibindi bifaranga byinshi cyane. bizakunda pe Imana iguhe byose wifuza, kuko kurera abana 3 bakaba bameze kuriya bishobora abantu bake cyane kandi ari na ba mama wabo. Hari abantu babata kandi atari uko abanzi gusa akabona ntago abishoboye cyane bikarenga ubwenge bwe, akavuga ati reka mbasiga ahantu nzi ko hari umuntu ufite amafaranga azabatora barere. Ko bavuga ko umuntu wabyaye abana 3 hari ukuntu leta imufasha. Hari ikintu bari bagufasha kugeza ubu? oya ntacyo Ese mufasha bameze gute ko mutadufasha twebwe ko nanjye ari uko? Turimo turagenda ahantu bita Kinyinya, tugiye gusura umubyeyi agiriwe umugisha n'Imana yibaruka abana 3. Uriya mubyeyi duje ibintu byinshi, afite umwana w'umukobwa w'imfura, nanjye jari nkaba ndamufite, akiyongeraho abana 3, 2 b'abahungu n'umwe w'umukobwa, nanjye bikaba ari uko. Njye nawe tuzampinga ensemble ku bana iyo baba Rwanda. Bitesha ngaho munyumvire, aba ni abafana bari kugenda bampamagara. Ikindi ndi kumwe n'umukobwa uri kureba amafoto y'urukozasoni. Abantu barananiranye nuko bivuge ahantu turi guca baba we. None se wari uzi ne wasuje abantu? Hari abantu bambwiye ko bagukunda. Ni hano bari kugira yewe sha abantu mba hari igihe ugira inshuti zikanga kugushyigikira. Akira ngaho nshyigikira ku buryo bw'umuntu. Nayivuze ariko we mwaba nibutse akantu k'abakomisiyoneri. Umva abakomisiyoneri, hari umukomisiyoneri yandangiye inzu atazi ngo ndinde, urumva ngo nitwa nde. Arangije tumaze kubona inzu shapure wumva gushaka kugarura ibyo wariye. Okay, urumva kanitere resitora abantu nusura warayizi ko bazidukoze turi kumwe. Urumva ukambikubwira utari uhari n'abantu badukurikiye. Aba twaramuhamagaye, twabyutse mu gitondo dushaka inzu, tubona umuntu wa nyuma aduha inzu twashakaga. Tumwe tuti rero hari n'abavandimwe turi gushakira inzu bagiye gukora ubukwe. Tumubwira inzu dushaka ukuntu imeze n'amafaranga, atubwira ibihabanye n'ibyo dushaka, twumvisha ko twayifata. Ibyo turabyihanganira ko twari twarahuye nabyo cyane. Ikintu rero cyamuhuye, anshakiye inzu ntazi ngo ndi ketchup nta biki. Tumaze kuyishaka turigendeye. Reka rero hagiye basigare bamubwira turamunwe muri kumwe, ketchup muziranye. Ati baramusobanurira neza ibyo bya ketchup byari yarampamagaye. Ahubwo tutaratandukana nawe yaratubwiye ngo mumpe amafaranga ya fisite. Ngo bya fisite. Noneho twe bibanza kuducanga fisite ni ibikize. Arongera ngo fisite yewe ngo ntago nataha.
urumva avuga ibintu bya fisite urumva ne fisite tuza gutahura ko ari visite ari kuvuga turamugatira ayo mafaranga nayo dufite turagukubita ahangaha turayamuha tuyishyurana ko kuri kode y'ahantu aragenda ayariramo birarangira noneho rero reka nzatahe n'umunsi utarira ndi guhaha abantu bahahira kwa Nyiranuma murabizi ukuntu haba hameze uba ugomba gukoresha uko ushoboye ukavuga vuba vuba ibyo ushaka kujya abakire n'abandi sha nanibuka abantu bakumbuye kubona kwa Nyiranuma batakiba nko mu Rwanda muzambwire umunsi nagiye guhaha nzabashyiriraho kamera muri ukuntu habaye heza batembereze oya mu marangi abantu benshi ubu barahamenye ko abantu benshi bahabereka bajyayo noneho ahubwo tuzaberekeye kwa Nyiranuma oya da nta kuyishyiramo imodoka urumva tugiye kwa Nyiranuma njya guhaha sindi guhaha ndi kureba muri telefone ibyo nari nanse ngomba guhaha ngiye kubona mbona nimero yari yakoresheje iyo nazi aba arampamagaye keca bitese none twe twabaye abajamo ni wa mukomisiyoneri umva rero kecapu uzamemba ibihumbi 100 namwe asaba nta kibazo urumva urumva reka uyu mutuburire ani kubera iki se sha ndakubura nkabura amahoro shawe akumwana none se warasaze nari nagiye gusura Ngabire ariko ndi gutaha none nabuze amafaranga ya essence duhagaze ahantu mu cyapa wandwanye umbwiye nangahe aya essence sha 10,000 cyangwa 5 byose byangeza mu mujyi ubuze ko nasize ku Kinamba nga ku Kinamba se uhagira banki nzabikubwira none nzaze oya ndakubeshya pu ndakubeshya ariko ntayambaye sinayanga nayo ngo hano undi naringiye kukuguriza okay niba ari ukunguriza byihoreye so iyi nkuru ya fisite rero irangiye nyibagiwe nuko nguko Anita aramamagaye abantu rero mujye mureba Anita nawe yabyaye abana 3 arimo ariyubaka ni umumama uri gushakisha ibiceri mujye mumureba kuri YouTube ye atangire yinjiza ibiceri byinshi koko ubu ngubu dore yatangiye kubyinjiza uzine ese ko ndi kuguhamagara ukisetsa oya rya zina rye rindi ni irihe oya najya Nyiramariza babwira ikintu cyose ushaka kirese Asalamu ya Mwenyezi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam Turi kumwe n'umukobwa witwa Rwibutso umwana mwiza ariko afite ubwitonzi uteye ubwoba ntabwo nzi cyabimuteye. Rwibutso n'uwo mwaraye mubonye tukaba kumwe n'umubyeyi mama twin dukunda cyane turamukunda afite umutima wo gufasha afite umutima wo kwifuza ko abandi bazamuka tunamusabira yuko Imana yamutera inkunga mu byo akora turamusaba ko Imana yamutera inkunga mu byo akora ikamuzamura mu ntera ikamuha byinshi asaba yifuza kugeraho kuko nawe abyifuriza abandi tunasaba abafana ko mwajya ntago nzi imihanda neza niyo mpamvu byari bincanze turi kujya gusura umubyeyi wibarutse abana 3 urumva n'igikorwa cy'urukundo aba yakoze ntago ari ku nyungu ze bwite ahubwo abagira ngo ndetse n'uwo mubyeyi nawe mumurebeho mugire icyo mumumarira
muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira, Imana ihaze ibyifuzo byanyu. Uyu munsi ndibaza aba bana atari ubwa mbere mubabonye, n'ubundi hari ikiganiro nakoze bakiri batoya cyane cyane. Ngabe hariya buriya bafite igihe kingana gute? bari bafite nk'ukwezi. Umva, abantu mutakibonye musubire inyuma mu biganiro byanjye mubarebe. Bano bana kuva icyo gihe nibwo nabaherukaga, ariko barakuze cyane, barakuze bameze neza. Njye uteruye babiri hano nagowe, bafite ibiro biruta amezi yabo. Rero ni ikigaragaza ko bafite ubuzima bwiza, n'Imana ikomeje kubarinda. Ariko kumuvuna kandi yasinziriye. Ubanze mutange. Mwambitse ubusa uri inkumi. Nuko bari bafite ngo ukwezi, none ndebera ubu bafite amezi 4 n'igice, bari hafi kugera amezi hajya 5. Sibyo? Murebe ukuntu bangana, abana 3 bangana gutya. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Mbere na mbere umuntu abishobozwa n'Imana, ariko noneho hagakurikiraho imbaraga z'ababyeyi babo. Ngabe Cyane. uri intwari pe. Bibashijwe na Yesu. No, umva, Imana niyo ya mbere, ariko noneho no kuba nawe ugira imbaraga zo kuba ubitaho, ukabikora nyine bakaba bangana gutya, basa neza gutya. Ujye wicara, nuba wabonye byaciyemo wigurira ikintu uvuga uti ngabire uri umuntu w'umugabo. Cyane. Nuko haciye igihe kinini tudaherukana, ariko hari impamvu nanone twagarutse hano. Cyane irahari. Ngabire yambwiye ko yifuza gushimira abantu bamufashije, kuko twakoze ikiganiro mbere atubwira ukuntu urugendo ruhanini rwo gutwita twararuvuze. Umuntu wifuza nyine kuba yamenya uko byagenze yaza gusubira inyuma akareba ikindi kiganiro twakoze. Ariko uyu munsi ikituraje inshinga ni ugushimira abantu bagize ikintu bohereza kwa Ngabire, cyangwa se wenda bakaba baranamusabiye ku Mana. Ngabire wenyine ku giti cye, reka muhe umwanya noneho abibabwire mu buryo burambuye. Sewa murakoze cyane, ni ukuri ndabashimiye, kandi mbere na mbere nawe mbanje kugushimira, Murakoze. kuko iyo batahaba wenda byari kugenda ukundi, ariko nabo barafashije. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo uzambabarire uze dushimire abantu bagize icyo bakora kugira ngo bano bana bageze hano. Ubwo rero niyo mpamvu mvuga ni Imana ibaha umugisha Amen. kandi ibakomereza amaboko. Amen. Nanjye ku giti cyanjye, umunsi twakoraga ikiganiro hari harimo ibyishimo byinshi by'uko mbonye undi mubyeyi wabyaye abana 3 nk'uko nanjye nagira uwo mugisha. Ikindi hazamo yuko numvaga ko niba dukoze ikiganiro hari abantu bizakora ku mutima, ariko sinibwiraga ko barenga 1-2, bitewe n'ukuntu abantu bamwe na bamwe baba babi kubera abandi. Cyane. Rero nta cyizere nari mfite, ariko nabonye ko kuri mu Banyarwanda harimo abantu beza pe. barimo. Barimo benshi cyane. Ngira ngo njye naranabikubwiye cya gihe bwa mbere ubwo duherukana, nanjye hari abantu benshi bamaye support ku bana banjye. Kurera abana 3 ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, kugeza n'aka kanya bakiri kuyitanga. Cyane. Rero bano bana dushimira Imana ko bakuze, ko bameze neza. Uriya mwana abyibuha, ubuzima buba buri kugenda neza, kuko atameze neza ntabwo yakwiyongera. Oya, ntabwo bibaho. Rero n'ubundi ntabwo kubarera byarangiye, ntabwo ibintu bakenera mu buzima bwabo byarangiye. Umuntu uri bwumve yuko hari ikintu yifuza kugenera bano bana cyangwa Ngabire, n'ubundi Ngabire araza kubabwira nimero ye nanone muyimuhe, kuko urugamba ruracyakomeje. Ngewe nk'ubu ngubu abangabire bafite 4 n'igice, ngewe abanjye bafite 8. Uyu munsi bujuje 8. Urumva rero ibintu ndi kuvuga ndabizi. Bagiye gutangira kugira ibintu bafata. Rero
uretse n'ibyo byose ariko n'Imana izagufasha. oya ibirimo. None se nyuma y'aho duherukanira ubu ubona ari izihe mpinduka ku bana? Bo impinduka ziriho mbere wenda bakiri impinja, niba ari no kubera ibyo mu nda byabaryaga, wasangaga bari kurira nta minota 2 yashira udateruye, ariko ubu ngubu aho bageze umva bararyama pe, imirimo yose nkayikora nkayisoza, ariko Imana yonyine kuko niba yabikoze ibishatse yabaguhabarira cyane rwose. ariko sizi nimba hari umuntu bafite ari batatu, ikindi bakunda kurira nk'ukuntu ababebe nyine bakunda kurira. Ego ashobora gusinzira cyangwa ubanza umujyane, sibyo? Ubanza umujyane tureke kumujyana, ariko shabonka intoki nimba hari umuntu bafite bakunda kurira uzatwandikira muri comment, nawe tuzagusure turebe abo bana. Njye mba numva nshaka kumenyana n'abantu benshi babyaye abana batatu. Umunsi umwe ibiceri nibiboneka tukazakora akagoroba k'ababyeyi byibura nka 5 buri muntu ku bana be 3. Ibyo bintu ni byiza. Hazaba hari creche neza neza ku buryo nibinkundira njye muzajya mubanzanira abasigaranira mukagera ahantu mujya mukaza kubatahana, ubundi mugasanga ubwonko bwashyushye gabi karame. hari abantu benshi bamamagaye nyuma y'uko njye nawe twakoze ikiganiro, bambwira nanjye nabyaye abana 3 bigenda gutya. Hari abakubwiraga ibintu ukumva, njyewe barambwiraga nkumva rimwe na rimwe hajemo ibintu byo kubeshya, bimwe byo kuvuga ngo yumvishije ko wakoze ikiganiro, wenda hari abantu bishyiramo kuri YouTube ko haba amafaranga. Ntayo pe, kuko dushobora gukora ikiganiro abo bantu bafite umutima mwiza bakabikora, ariko batanabikoze ntacyo biba bitwaye pe. Rero hari abaza bumva yuko nimba ari ikiganiro egari kubona amafaranga menshi, ugasanga batangiye kuzana nyine ibintu bitari byiza, nabo ngo ni amacwindi cyane. Rero babarira wowe nk'umubyeyi dufatanyije kurera aba bana, ubambwirira abo bantu bakora ibyo bintu, kuko bashaka gutuma umubyeyi ufite icyo kibazo abura ubufasha kubera cyane. Oya impamvu sinzi, ntago biba ari byo, kuko nk'iyo uvuze gutyo ejo bakakubona, hari igihe bikugiraho ingaruka wowe. Ubwo rero uba ugomba kwirinda izo ngaruka kugira ngo n'ejo n'uwo mwahura azakwigireho, kuko ndizera ko mu banyarwanda, umuco w'abanyarwanda ni ugufatanya. Ubwo rero uje kuvuga ngo ndaje wenda ngiye kureba ko nabona ayo mafaranga, kandi noneho icyo yashakira kitanahari, ntabwo ibyo biba ari byiza. Ibyo ni Imana irabibuzanya. Icyo nababwira rero, bitonde, ntago gushaka amafaranga bayashakira mu binyoma, ntago ari sawa, kuko wayashatse uyashakira mu kuri, ndizera ko n'Imana yayaguha pe. Ntago burya Imana igitererana umuntu wayo, ntago imuterana na hato. Ibyo bintu babyirinde, bongere bumve ngo babyirinde, kuko ntago ari byiza. Abantu bajye baba abanyakuri cyane. Ni byiza kuba umunyakuri kuruta uko wajya kubeshya kugira ngo ugire ikintu ubona, cyane ko nta kiba ugiye kubona cyahindura ubuzima bwawe neza cyane. aba ari amafaranga uri burye uyu munsi gukicuma, ni byiza ko yabonye, ariko yabone mu buryo bwanya cyane, apana kubeshya. Wowe hari n'igihe ushobora kuyaka bakayaguha pe, ariko ntuyarye ugahita ugenda. Abantu rero twirinde ibinyoma. Abantu muzi ko mwamamagaye mumbwira ngo sinzi ngo mwaheze mu bitaro, njyewe ubufasha bwanjye nshobora kuguha, ushobora kuza hano tukiganirira, hakagira umugira neza uvuga uti nyamara ndikumva uyu muntu akeneye ukuboko kwanjye cyane, ati ma nimero ye cyangwa se nimba inari hakagira ikintu akora. Ariko njyewe neri gafifu uri aha ngaha rwose nta bitaro nagukura naba nayakuye he rwose. Mbabwiza ukora amafaranga yarabuze, ntago ari umutima mubi. Nta mafaranga nabona ngo mvuge ngo nje kukwishyurira
ngo amafaranga y'ibitaro ngo mbigukuremo ngo ubu se ndagukura mu bitaro udafite n'iyo ujya bigende bite? Uzi kujya gukura umuntu kwa muganga ukabaza ati se mu rugo ni hehe wenda nimba mfite uburyo nkugezeyo, ati naho ukuyeyo uramusiga mu muhanda ugenda uryame, uramujyana iwawe. iwanjye naho haruzuye. Ikindi gufata umuntu egari kujya kwisimamira ikintu cyose akeneye cyane, ntabwo aba ari ubugome, ntimukabyumve nabi, mujye mubyakira uko biri, wumve yuko so hano rero dufite abandi babyeyi muragwa ariko nuzi umuragwa ndibona urumva ntabwo aba ari ubugome, ni ukuri kw'Imana. Nta nyine mujye musaba Imana ibahe, kuko natwe ntabwo tuba dufite, ahubwo tunyurwa n'ubuzima tuba turimo, tugashimira Imana ikadufasha tukabona ikintu turarira n'icyo twiririrwa n'icyo wenda turi busangire gitoya n'abantu tuba turi kumwe mu rugo, ariko dufite ubushobozi burenze twabikora cyane. yewe rero nabonye bari abana amagambo ashira ivuga shaka Imana irakomeye, ni ukuri kw'Imana cyane cyane pe. Ubu se hari urwego wabasiga hano ukagenda? Bon, ndabasiga kubera ko haba uri bubasigarane, hari igihe ngenda ariko ntabwo mba ngiye kure. Ubu se warakize neza, umeze neza, harya so byawe bazwe? Barambazi. Ubu nyine warakize umeze neza. ntabwo kajya kaburamo, ariko biraho narakize. Ntabwo nyine ntabwo kajya kaburamo, umunaniro uba ari wose. Ntabwo byabura. Ubu abana baronka bakananywa n'amata cyane. Hari ubaha ayahe mata? Bo banywa Count Gate. Ayo ni sawa. Sha Gabi, Imana iduha amafaranga turera abana bacu. Ni ukuri uzi nimero 2 nabonye nta gikombe kinini igira, akenshi mbona gatoya, ariko na nimero imwe ifite kereka n'ibifite ibikombe binini, ariko igira udukombe dutoya. Ahenshi igura 12 cyane, kandi 12 ugasanga ni iminsi 2. Ubu ni iminsi 2. Iminsi 2 umuntu ntahana cyane. Niba mvuga ubwira ngo Imana irakomeye kandi usureba ubu usanga nta kazi umuntu afite avuga ngo arayahabona, ariko abana n'amata bakayabona cyane pe cyane. Biba bigoye ariko akaboneka. Ni hazagira igihe ugera ngo ucike imbaraga cyangwa ngo wumve ko bitari bukunde. Bizakunda. Uri intwari, wowe uzakomereza aho ngaho, uzabona ibindi bifaranga byinshi cyane. Bizakunda pe. Imana iguhe byose wifuza, kuko kurera abana 3 bakaba bameze kuriya bishobora abantu bake cyane, kandi ari na ba mama wabo. Hari abantu babata kandi atari uko abanzi gusa, akabona ntabwo abishoboye cyane, bikarenga ubwenge bwe, akavuga ati mbasiga ahantu nzi ko hari umuntu ufite amafaranga azabatora barere, akabitaho uwo muntu wundi, ugasanga abana ntabwo ari kumwe na mama wabo. Ariko uri intwari Mana, uri intwari, ndagushimiye. Bari abana ukomeze ubiteho, bifashijwemo n'Imana n'abantu bayo cyane. Hari duherukana umbwira ko hari abantu bakohereje amafaranga, ariko uyoberwa nimero zabo kubera MTN yazikuyemo. Nyakubwo umwanya rero ubashimiye byimbitse, umuntu wese wabikoze ariyizi mu mutima we cyane. Ntabwo turi buvuge amazina yanyu kuko amazina yazaho, ariko niwumva ngo birashimiye wumve ko ari wowe washimiye. Okay, murakoze cyane. Ndabashimiye abantu bose badufashije kurera abana bana kugera aho bageze ubu. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Igikorwa mwakoze ni indashyikirwa kuri njyewe, kuko hari bimwe nashoboye, ariko namwe hari bimwe mwafashije kugeraho. Ni ukuri ndabashimiye, n'Imana yo mu ijuru ibyumve iri mu ijuru, ariko ni ukuri ibaha umugisha kandi muzasubiza aho mukuye. Ese Ngabi, ko bavuga ko umuntu wabyaye abana 3 hari ukuntu leta imufasha, hari ikintu bari bagufasha kugeza ubu? Oya, ntacyo. Ese mufasha bameze gute ko mutadufasha twebwe? Ko nanjye ari uko ntacyo pe.
babaha n'inka nose ko cyitwe batayiduha reka dutegereze buriya zizaza baziduhe Reka ubundi dutegereze abo buriya bana bakaba zizaza. bari kunywa amata y'inka mwaduhaye ako kanya amata atagiyemo amazi Mm, sibyo mm. nese ubu tuzabigenza gute abayobozi abayobozi mubishinzwe mubikurikirane byibura Cyane. mubanze ngabire jye muzankurikize wonyine ni ukuri kw'Imana muzayiduhe tuzinanira Cyane. tuzananirwe kuyitunga wenda Eh. cyangwa se hari n'ukuntu batanga inka mu mafaranga Eh. Iyi Imwe nka yo mu mu mufuka mufuka. iba nayo ibaho. nayo iratangwa njyewe hari umumama nigeze kumva ntwite wabyaye abo bana ngo abyare Faisal Mm. baramusura sindi kuvuga abantu ku giti cyabo ngende kuvuga leta hatagira umuntu uza kutwitwaramo ibintu byo kwivugisha ngo ninde wababwiye ngo mubabyare ngo ibi ngende kubwira leta ntabwo ndi kubwira umuntu ku giti cye ababishinzwe ni ukuri mujye mwegera abaturage banyu mubafashe kubera ko tugira ibibazo Cyane. kandi abana n'ab'igihugu ejo bundi bazavamo abaperezida n'abaminisitiri sibyo Cyane. ni ukuri kw'Imana Mm. aba bana baba bakwiriye inka baba bakwiriye niyo haba uzi ko niyo babyarwa n'umuntu babandi tuba twumva ngo bafite amafaranga yabo ku buryo uvuga ngo iriya nzu Cyane. niyo kwa runaka pe afite amafaranga menshi nubwo ubwo bushobozi baba bukeneye. ni Mm. nta muntu wanga ijana mu rindi Ntawe. ashobora kuba bafite ariko akabona amafaranga yari yarabitse atangiye gushira agakora agakenera sapoti mu bandi bantu ni cyane. ukuri kw'Imana kandi Mm. ntabwo ari ingeso mbi yo gusaba cyane. kandi aho kugira ngo wibe cyangwa ukore ibindi Wasaba. bintu wasaba Mm. ikindi namwe murabyumva ariko tekereza ngabe ujya wicara ukabareba Mm. ugatekereza bagiye ku ishuri Ibyo ndabitekereza cyane. ubu ubona bimeze bite baba nari ikoze. rero ubundi umubyeyi ubundi ukimara kumenya ko batwite watekereje iki bwa mbere ukimara kumenya ko batwite Mm. watekereje iki bwa mbere sinjya kukubeshya natekereje ukuntu uzababyara. Ikindi cya kabiri ntekereza ukuntu bose bazagera ku ishuri rimwe. Eh, cya nicyo kintu kabisa. Eh. kubera ko iyo umuntu ku gitsina gore turatekereza cyane pe cyane. ushobora kwihagararaho ukereka umugabo wawe ko nta kibazo ko nta bintu Mm. birenze uzababyara bikagenda neza n'ibiki cyangwa se ko n'Imana izabaha ubushobozi bakajya muri rya shuri mwifuza ryiza kuko fondasiyo iki gihe ni ishuri cyane. ariko mu mutima wawe watekereza izindi nshingano nyinshi n'ibindi mutarageraho mwashaka kugeraho hakaba hajemo abana benshi cyane Mm. bikagucanga cyane. rero Mm. ako kantu tugahurizaho nanjye hari igihe njye akenshi iyo basinziriye ndabareba nkabona atari abanjye Mm. ubundi nkibaza mana aba bana nibajya ku ishuri icyarimwe bizagenda gute Mm. bagomba kuzajya ku ishuri se tubitse amamiliyari angahe Angahe. kuko bibe kwishyura ishuri ni icyarimwe iyi ni nta kigo wagenda ngo babwire ngo abana ngo nababyaye ngo gutya na gutya ngura nimufashe. ngo nimumfashe cyangwa ngo mureke yishyure umwe ngo ubutaha oya ntabwo byashoboka. ntabwo byakunda ako buriya Mm. Imana iba yabaduhaye ibizi ni uko izabatunga. cyane Ni ukuri pe. cyane hari gusa waba urara ubafite Reka da. nta Sindaburara. n'ibindi kandi nabo ntabwo barambura amata Eh, mbafite. nta nubwo urabura amashereka Oya. kayibaza Mm. ubu hari umumama w'umubosi ushobora kuba afite mu bebe we ariko Mm. atarabonye amahirwe yo kumva amashereka Cyane. akayabura niyo mpamvu rero mana njyewe nta kintu njya mbona ku isi ngo kinkange ntiwambwira ngo uruwo kwa runaka ngo binkange mba mbona ari ibintu biri aho ngaho Cyane. nta nubwo wanambwira ngo umeze nabi ngo ntaho uzagera gute Imana nitugenera ibintu byose cyane. rero aba bana kuba bafite n'umugisha ukomeye uzashanga nayo kubwira ushize uzagenda ubona ibintu byinshi byiza cyane. byiza pe ndimo ndabibona. si ugenda ubibona cyane. hari n'abantu baba baragiye mutakivugana ko bakumva inkuru nziza yakugezeho kumva n'akagaruka baraguhamagaye. rero kumva mvuze ikindi kintu mbaza ngabire abantu mwumva mufite ibintu mushaka kumubazaho ngiye kumubwira ababwire nimero ye muzamuhamagare mumubaze ngiye ibyo ntamubajije gusa impamvu mwumva ngiye nta byinshi mubaza nuko inyuma ya kamera tuba twaganiriye nimero yiwe nayibaha ntizabe yo kumuhamagara mugiye kumutesha umutwe hari abantu
niba baba binywereye za nguvu akabona nka nimero y'umuntu kuri YouTube akaguhamagara ngo ngo bambwiye ngo urashaka umukozi niwe ntabwo wibeshya nimero ngo si runaka mpamagaye ati yego akavuga nyine nk'izina ati Singabire mpamagaye yego none se ni gute uri kumbwira ko utashaka umukozi nyine akahita atajya kukubwira nawe akabikora by'akavuyo cyane ariko akenshi baba bafite utundi tuntu binywereye rero nimugahamagara abantu mugiye kubatesha umutwe cyangwa ngo mubabwire nyine ibintu bitari ku murongo neza yego niba ubona Ngabire ushaka kumubwira ati uzakore kano kantu ku bana ni keza uzakamubwire nawe ashyiremo nyurabwenge nk'umuntu mukuru arebe niba ari byo ushobora kumuhamagara ukamubwira amagambo meza kuko nayo turayakenera ushobora kumuhamagara ugiye kumubwira ati wabonye message yanjye ya mobile money nabyo ni byiza ni byiza YouTube tuyikuraho inshuti tuyikuraho umuryango tuyikuraho abantu beza ni ukuri ngewe mbanze n'abashimira atarabaha nimero mwarakoze kumva Ngabire mwarakoze kumuhamagara bamuhamagaye abamuhaye message mwarakoze abamusengeye mwese mwarakoze cyane mwarakoze Imana ibaho umugisha igisubizo aho mukura ibakubira inshuro igihumbi ihaza ibyifuzo byanyu nk'uko namwe muba mwatumye twishima kuko niba ugize icyo ufasha umubyeyi mugenzi wanjye noneho ikindi twaganiriye kuri cano yanjye mu by'ukuri mba numva nishimye mba numva ndi umuntu mfite ikintu kizima nanjye naba nakoze cyane rero tugana ku musozo Ngabire ongera utubwire nimero yawe kugira ngo abantu bakwikundiye icyo gihe bongere baguhamagare nimero yanjye ni 0788 73 33 073 wongere uyisubiremo 0788 73 33 073 abakiriya nta kibazo mubaza yego amen murakoze cyane cyane umuntu aravuze ngo nta kibazo bamubaza ngo ajye yibuka ko abana afite ari umugisha kandi Imana imukuriza abana be neza cyane bazakura neza kubera Imana biragaragara amen ntabwo uvuga niba wagezeyo ni ukuri umva mwakoze namwe kudukurikira Ngabe wakoze kongera kumpa ikaze mu rugo rwawe ni abantu bakeya bemerera abantu ko baza mu rugo rwabo ikindi bahetse za kamera ni bakeya ni bake ariko njye n'inshuro ya kabiri maje ariko ndagushimira cyane wakoze kandi nanjye ndagushimira ku giti cyanjye kubera ko nyine akazi ukora ngenda kumva cyane Imana yari ikomeze gutiza ubuzima Imana iguha amafaranga menshi ubashe guhereza abana bawe buri kimwe wifuza Imana igutiza imbaraga zo kubakorera iguha ubuzima bwo kubarera kubabona bavamo ababyeyi beza nkawe baguhe n'abuzukuru cyane nyine bazakuviremo abana b'umugisha bakorera Imana bubaha Imana batinya Imana nicyo kintu nyisaba ni ukuri Imana izabiguhe namwe mbashimire kandi mukomeze mujye mureba ibiganiro byacu sibyo mukomeze n'abasabu biyongere turebe ko uyu mwaka urangira ariko uyu mwaka we naba nkabije harabura iminsi mikeya ariko mubishatse byakunda tukagira nk'ibihumbi 100 natora amashashi noneho nahita nsaragurika mwakoze kudukurikira amahoro y'Imana bane nawe sawa murakoze Preview.